bamutayomba bariya wumva abanga Mazarendo Mutayomba n'aba hari Mutayomba hari nabandi ubaza umuturage masafata uriya yabanje y'ibihene akurikizaho inkwavu abahaye Serija none ageze kuri general byose agenda azipromotinga busambu nimuzabona ibiganiro byasubiye muri Kongo bitarimo kuryaryana muzamenye ko ari cyo bagiye kugeraho. Imagine pesa ya komanda ni ikintu atenda gusaba rwihishwa ibintu Tanzania birahaba muri polisi aho urabibona abatanzania biga bafotoza izi body cameras ukabona bishyize ku ntuzi banjije mu mutwe gusa barimo discussing igiciro cya ruswa mu Burundi ho ni c'est chose monnaie courante ni ibintu byibera aho ngaho umupolisi w'umuntu yakwaka ikiyeri nk'aho ari uburenganzira bwe muri Mwenga FARDC ngo bayikandishije inzugi noneho zirongera ishyamba n'abahatari nabo batwirwaneho bahora baseka ariko impamvu igitwenge kivuye muri M23 twirwaneho gikubita ingabo zitagira umubare buri reka nkubwire FARDC sabagome FDL sabandi ibaze zira nanjye fanga intuze nanjye kuzivuga ariko nabi. Imagine ko leta bifite imbunda Abarundi bafite imbunda kuki abana bajamo berekeje urugamba abandi bahita birukanka naje bundi muri Shabunda aho barimo kugenda bafata barasanga ingabo za leta zagiye ariko baraseka bawuri ingoma kwikikubona nabana beza urumva aba officier ya M23 baseka muri siyasa ko nabana beza kandi koko ku giti cyabo nuko baba babyumva bijyanye n'akazi kabo ariko ikintu gikanga umusaza Afrika nakirukanka ngira nk'ingabo zawo ndi mu 14 zizengurutse abanyamurenge ko zitabanesha n'imbabazi n'impuwe oya komanda wegeranye n'uwa umukomanda w'abarundi wegeranye n'uwa M23 bazingara yamurangiza ijoro rimwe ino nyeshyamba zakuramo uvira mu masegonda zikubita abantu kandi bakangirika kandi n'abarundi baza gushyiramo akaboko mu rugamba bakabamena yego ntabwo urwana n'abantu Sandrine nuko ari izima gusa rero aho ngaho ariko abantu mu gisirikare wapi ese nyamaza izi parite zirwana na M23 ko nta numwe urahirimbanira gucyura umunyamurenge wataye ibye ngasubira iwabo atuze bamurindira umutekano hamwe n'umufurero seriously ubu FARDC mu bintu rwanira bakisha hirimbanira gucyura impunzi ziri mu mahanga. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Imbaze siko ariko baganiriye nyine bakugatura igisambo urumva ijambo rya wibishyura igisambo ntabwo ibyo uvuga bikwiye kugira ariko giye kujajinga bizangora ariko kujajingana baraziranye ko umuntu yari igisambo no mu bwana yego bamutayomba bariya wumva abanga Mazarendo Mutayomba n'aba hari Mutayomba hari nabandi ubaza umuturage masafata uriya yabanje y'ibihene akurikizaho inkwavu abahaye Serija none ageze kuri general byose agenda azipromotinga busambu bugegera rwose nawe imagine random uko twicaye gutya hari umuntu uri butekeze muri quartier urumva w'igihararo mboraniranye urumva we ushobora gutwaza abantu imizigo muri quartier waba ndura rupapura abantu bene abo ngabo nibo bamutayomba abo ngabo utangire bibaza umuntu nkongo abaye general akagira na autorité ku bantu ariko kubera ko arabazi nyine uko baziranye babihanduringa rero nimuzabona ibiganiro byasubiye muri Kongo bitarimo kuryaryana muzamenye ko ari cyo bagiye kugeraho ariko ibizava hanze rwose kugira ngo bihuza simbizi sinya nibaza niba muri Qatar bazi ubwo bukebebe bwose ukubwira umukatari ko umukomanda muri Kongo yohereza abantu kuri patrol avuga ati wowe section 1 uzana amadolari 100 ayo 300 section 2
uzana amadolari 400 kuko ugiye ku muhanda mwiza pesa ya komanda none bagatangira kurya ruswa kuri motari pesa ya komanda bamara kubona ya komanda boretse bari kuko nutayamushyira azajya kudiployinga mu bihuru mu mashyamba kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Imagine pesa ya komanda ni ikintu atenda gusaba rwihishwa. Ibintu Tanzania birahaba muri polisi yaho urabibona abatanzania biga bafotoza izi body cameras ukabona bishyize ku ntuzi banjije mu mutwe gusa barimo discussing igiciro cya ruswa. Mu Burundi ho ni certaines choses monnaie courante ni ibintu byibera aho ngaho umupolisi w'umurundi yakwaka ikiyeri nk'aho ari uburenganzira bwe aseka twenga rwose turabibona ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego rero ntabwo mbizi bwo amadolari bagiye gushyiraho bije nazaza asubiza ikibazo wenda awa ariko gagiye kuzateza n'intambara y'ubujura n'iki byose usange mu kurangiza ibibazo aho kugira ngo umukongomani ufite hagise kuri amadolari ya miliyari zingana gutyo usanga arimo gukokeza kugira ngo itarangira kuko ni irangira yabije bihagaze kandi yaracyubaka akazu muri Matonge yarakubaka akazi muri Woresalambere mu Bubiligi yarakizamura kandi Nairobi na Addis Ababa Afrika y'Epfo yarigeze muri Rento uwo muntu yarangiza intambara byagorana igihugu kimeze nk'ikigurishije. Mashamba kuri ingingo nanabonye unakoresha ijambo gukandisha inzugi uvuga ko muri Mwenga FARDC ngo bayikandishije inzugi. Iyo uvuze gukandisha inzugi hari abatabyumva no kuvuga ko baba bakubiswe yego umuntu azashyira agatoki mu rugi undi arukinga utabizi nibwo uzamenya icyo gukoreye. Icyo kintu kibi cyane kiryana ku isi umuntu utarakandishwa urugi rwo ararubaririza. Buriya rege M23 ifite kunikoresha communication uribona bana zino nyeshyamba yego noneho zino nyeshyamba n'abahatari nabo batwirwaneho bahora baseka ariko impamvu igitwenge kivuye muri M23 twirwaneho gikubita ingabo zitagira umubare buriya reka nkubwire FARDC sabagome FDL sabandi ibaze zira nanjye fanga intuze nanjye kuzivuga ariko nabi imbonera kuri bo nabagome barenze urumva ni nk'intera hamwe Sandri urebe umuntu naho mutwirwaneho ubo zigagoswe n'ibyo bigome bingana gutyo kugira ngo abitsinda agomba kuba afasha ubugome bwawe kuko kare inshuro 70 yego ku isare yose afite akantu akarasiyo yabaha. Ejo mundi numvise umukoloneli bita Serugaba avuga ukuntu bakuyemo ngo gwitsa nkoku ubabivuga basanga baseka ako gwitsa nkoku bari gwitsa nkoku ingabo zabo zarahashiriye urumva bana batipe barakumara barakurangiza buriya leta arahamutse ntukabone ibintu yivugisha kuri leta aracanganyukiwe. Niyo mpamvu imagine ko leta bifite imbunda Abarundi bafite imbunda kuki abana bajamo berekeje urugamba abandi bahita birukanka na ejo bundi muri Shabunda aho barimo kugenda bafata barasanga ingabo za leta zagiye n'ubuswa se n'ubucucu. FARDC zikurwana imaze kumenyera intambara bafite experience y'urugamba imyaka bayingahe mu Rwanda barwana ariko barabazi bazi ko ibyo museka kuri kamera igiye muhagurutse mugenda mu bakabakandisha inzugi. M23 kandisha inzugi ubahuye wese kubujuza ucanganyukirwa bazakujya no muri rehab ukavayo uvuga utazasubira gufata imbunda ukazinoko ariko baraseka bawuri ingoma kwikikubona nabana beza urumva abofisiye ba M23 baseka muri siyasa ko nabana beza kandi koko ku giti cyabo nuko baba babyumva bijyanye n'akazi kabo ariko ikintu gikanga umusaza Afrika nakirukanka ikintu gikanga umurundi akatimbunda akirukanka gusa amakuru yo gukura ku rugamba ngo abarundi barimo kwivugurura bafite ukuntu barimo buriya bashobora kuba abarundi bagenda bakire experience bakayakira vuba y'intambara gusiga level y'abakongomani barwanaho abarundi ngo bajya bucya bihindukije barwana bitangaje ubundi ukabona ngo byabazambye abarundi bashobora kuba bakire experience cyane kurusha izindi irema zingabo bari kumwe bagenda bahindura imirwa bazava muri no ntambara bamaze kumenya kurwana uko byagenda kose ari rero umuntu agenda yumva tumwe na tumwe ati haraho barwana ukabona nibura bamaze iminota 30 barasana ubwo katanyama wa mbere yageze nk'ikaremi akurura inkwavu akurura imbwa inturo buri kimwe cyose kintu bahuye nacyo yibimineke ahanyuze ku mukecuru atetse agatwara agasafuriya urumva yego akikoreye ariko si ukuvanga mu 21 ndayishinja wenda ngo ubugome cyangwa ikiniki ariko no utsinze umuntu mutsinze muri byose nuko kata yose yazana wayikuramo ngira nk'ingabo zawo ndi mu 14 zizengurutse abanyamurenge ko zitabanesha n'imbabazi n'impuwe oya komanda wegeranye n'uwa umukomanda w'abarundi wegeranye n'uwa M23 bazingara yamurangiza ijoro rimwe sibyo yego
bazibeshya ariko bagende batseho umuriro barebe zino nyeshyamba zakuramo uvira mu masegonda zikakubita abantu kandi bakangirika kandi n'abarundi baza gushyiramo akaboko mu rugamba bakabamena yego ntabwo urwana n'abantu Sandrine nuko ari izima gusa riri aho ngaho ariko abantu mu gisirikare wapi gisirikare politique never ntago abantu barwana na M23 bafite politique na tactique z'intambara bariya nyine urumva baracyari muri kamere imeze nko muri Exfare yego kumva ngo nafunze neza hano urumva hari umuntu umaze iminsi agaragara ngo n'umurinzi wa president yishimiye n'umurinzi we kandi simbihakana ubone amugenda imbere niki afite n'amatatuwaje sibyo kuba yakunje ibiboko n'iki byose yani ubwo icyo gisirikare kuba yambaye ibigozi mu nda bitukura bya cordolette ibintu sibyo by'abafaransa baroza abanyafrika simbizi ino systeme francophone na perspective francophone umusirikare n'umuntu w'igisore uvuga urujwi runini ukangata uvuza bya butina haciye kubita umugeri ibyahuye byose ahirika izo nizo gufuza zizengurutse mu 23 ariko ubugabo n'ubutumbi uburo bwishiri bugira umusururu ntacyo ryimbwa mu byukuri ndakubwiza ukuri bano bantu ntago bakandira kuri zinyeshyamba bano bana bizinyeshyamba tuye tugira abantu agera iwabo barahasenye iwabo bari hehe Mahama iwabo bari Kigeme iwabo bari hari Ngarama wherever handi bashobora kuba urumva Kenya yaje avuye kwisirimbira he hose yasanga barahasenye agasanga umufurero bari baturanye amurindira umutekano ore tugo yagutsinze umufurero yatsinzwe kuko ntabwo aje ngahita atsemba wa muryango urumva emuve tugifata Goma ikintu yabanje gukora no gukemura ikibazo cy'aba déplacer interne bari za Rushagara bari za Kanyarucinya n'ahandi hose ari inkambi z'impunzi uho bacyuye bakamusindi yani bakamuherekeza bakamugeza iwabo uko nyine ubuzima bugakomeza nta kundi urumva ese nyamaza izi pariti zirwana na M23 ko nta numwe urahirimbanira gucyura umunyamurenge wataye ibye ngasubira iwabo atuze bamurindira umutekano hamwe n'umufurero seriously ubu FRDC mu bintu rwanira bakisha hirimbanira gucyura impunzi ziri mu mahanga kuki se M23 ifata hano igacyura aba déplacer kandi bari mu basigaye aho ababyeyi babo bataye basize umuntu agutsinda politically intambara nababwiye ngo ni ingingo nye z'ingenzi intambara n'igisirikare ni tactique ni politique urumva ni discipline ni intwaro urumva siraha siasa nidhamu urumva na mbinu za vita icyo bita tactique ariko bino bisirikare bigose mu 23 by'ibituza n'amatuza n'iki byaturi benshi turi n'iki byose urumva baratafite esprit ya nyamwinshi nazo aho bayikura ibituza without politics urumva ibibunda biremereye cyane bidurone n'iki without tactics urumva hanyuma muravuga amagambo without what nta kintu mufite ubwo abatipe barabatsinze barabarangije niyo mpamvu nkubwira ngo nyine yuhanganye nabo ubuzi ko umenye ugizemo ku bifirimbi baraje uhita ucishiye no kagenda ubundi aba batipe bamaze gutsinza intambara gusa wenda abanyapolitiki baherekeje mu 23 FC ndavuga batari mu ntambara abatari abasirikare ibyo nakubwiraga mu kanya byo mu gisirikare indani abanyapolitiki bona basa n'abaregeje yego basa n'abaregeje cyane ubona mu 23 ARC ishami rya gisirikare ari nk'inzovu irimo kugenda ku kiraro ihetse abandi bantu bagenda bishakira imyanya amasoko iki inganda ubukerarugendo which is good ariko which is not enough simvuze ko kuba abantu bakwenjoyinga ibyo abasirikare babo bageraho ari bibi ariko bakwiye no kumenya yuko abo bakwiye kujya mu ngamba neza ubwo aho ngaho mu 23 n'abahungu bacu ne ba marume urwana n'isoko bya kawunga n'iki byose muri Goma ibintu byaracitse unarebye nawe mwana bazana bavangira mu nsinzi yabo kubera amanyanga muri mukora ariko ibyo ntacyo bimbwiye jewe ntagomba byaziranye shyamba ariko nyine ubona ko kuko nanone sinavuga ntavuze n'urundi ruhande kuko izo ngabo zirwana kuko zikabona ibyo zirya gukaraba kugira gute kubera abasivili bandi babigizemo uruhare ariko mu basivili bamenye bebe nyinshi kimwe no ko no mu ngabo bataburamo bashaka kwikiza bagakira bwango nabo baboneka ntabwo wababura ibyo byose ntacyo bimbwiye ariko barangiza ino ntambara kwanza kandi baganire nk'abakongomani nukuri kose buri abakongomani babuze umuntu wabahuza abasenyeri barabitangiye sibyo iriya programme y'abasenyeri bayubashye
biriya Kabila ko yagenda aganiriza abaturage Tshisekedi we yabikoze akumva akandastanga icyo abaturage bamushakaho rega muri politike ntago ushyira imirongo wifuza ushyira imirongo wifuza akumva icyo abaturage babyifuzaho ushobora guha abantu amasoko ko yaha abantu hatari clientele yego none se ikizingenzi cyari isoko cyangwa ingenzi cyari byombi politike ugomba no kwandastanga ibyo abantu bakubwira bitaye ibyo ngibyo mukazarwana imyaka usubiranamo kugira ngo ubone kubona ubutunzi bwanyu itavunitse yego hari ikintu wakomojeho cyo mu cyurinda umukuru w'igihugu cy'u Burundi I'm sorry mita nibuka umugabo witwa Faustin Ndikumana aho umugabo witwa Marshal naye yamuvuzeho abantu benshi bati utanze ibitekerezo byiza cyane ati ndetse ku mpande zombi aho Faustin Ndikumana ati yahisemo kwishura umukuru w'igihugu kuva yamututse asaba bahoze barongoye igihugu cyo kimwe n'abasenyeri ba Katolika guhanura umukuru w'igihugu cy'u Burundi ati ibyo umukuru w'igihugu yakoze bihanwa n'amategeko ndetse Faustin anabandanya kuvuga ko igisata c'ubutare ngo kirimo igifungo cyinshi hamwe igifungo wera bana nk'ikintu cy'igifuti nyirango muri ubwo buryo ni nk'ikintu kidasobanutse ni igifungo ngira ngo hari ukuntu babivuga gutya Barundi ikintu cy'amahinyu okay merci ndabibonye ngo ubutare burimo amanyanga menshi yego ati nta bamwe bati nabonye ibitekerezo byinshi cyane Marshal reka nshaka bimwe muri byo ariko uyu mugabo nakurikiye ibitekerezo abarundi benshi ati ibyo uvuga ni ukuri kandebe bimwe muri byo mbigushye batariko ibyo uvuga nuko wenda ari nyakubahwa president w'igihugu cy'u Burundi atariko ibyo uvuga ni ukuri pe ati nubwo bavuga ko nta muntu hanura umukuru w'igihugu yego asoma zo commentaire nyine tekane batadushaka gusoma nta kibazo ati Masha zimwe ngerageje no kuziguha ariko uwa mbere ati nta mukuru w'igihugu dufise kweri ati bimufasha iki guterana amajambo na Faustin none ko yamututse akamucafuza igihugu cakiye cogorora cankwe hoho we ko avuga amajambo menshi ubu twogira audite yo tubwira ica Maria Barundi kuva ari ku butegetsi ahubwo igihugu caciye cononekara gusumba jewe mbona atabintu bibi Faustin avuga ahubwo umukuru w'igihugu nta maramazwa n'ivyo akora agahungira mu mvugo mbi kugira we yiyeze undati komera sana Mr Faustin est-ce qu'il y a eu un appel d'offres est-ce qu'on a passé le marché au prix 10 ans après concurrence ashyiraho akabazo ni ibintu byinshi cyane abarundi bagiye babivuga nawe nusoma ibyo bitekerezo aza kubibona harimo ibyo nagiye nguha ariko nagiye mbona bamwe bati undati ariko ubundi ni ryari mwabonye president w'igihugu runaka asubizanya n'abaturage ibi ngibi nabyo biteye isoni byagakwiye guhanda yishimiye uturongoye ko ibintu ari gukora bimwambika ibara yego ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 07844387 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa
abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.